Umwigishwa cyangwa umukristo. Matayo ibice 28 umurongo wa 19. Nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Ubwo Yesu yari mu isi n'igihe cyakurikiyeho, abamwizeye ntabwo bitwaga Abakristo, bitwaga abigishwa. Kwitwa Abakristo byaje nyuma bizanywe n'abandi bantu babitiriye Kristo bahora bigisha. Amubonye amujyana muri Antiyokiya, bamarayo umwaka wose baterana n'abitorero, bigisha abantu benshi, kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa Abakristo. Ibyakozwe n'intumwa ibice 11 umurongo 26. Nubwo bimeze bityo ariko ntacyo byagatwaye cyane, igihe cyose Abakristo bisobanuye abigishwa ba Kristo. Muri iki gihe umuntu yitwa umukristo nyamara nta gahunda yo gusa na Kristo afite. Nuko hariho Abakristo b'abajura, Abakristo b'abarozi, ababasambanyi n'ibindi bidafite aho bihuriye na Kristo. Ubabaje niba ari Abakristo bakwemerera batajijinganya, ariko ubabaje niba ari abigishwa ba Kristo babanza kubitekerezaho. Yesu ntabwo yatwohereje gushaka abantu bitirirwa izina rye gusa, yatwohereje kubahindura abigishwa be. Abantu bamwigiraho bakagera ikirenge mu cye, ni abantu bahora n'inyota yo kumenya uko bakwiye kurushaho gutera intambwe ngo base nawe, bakagenzura inyigisho ze bakazihuza n'ubuzima bwabo, bagahindura ibyo babona byose bidahuye n'ibyo umwigisha babwira. Ni abantu bamenye ko bakwiye kumera nka Kristo, bakemera guhinduka buri munsi bakurikije icyitegererezo cye n'inyigisho ze. Bene abo nibo isi ibona, ikabona ko ari Abakristo koko, kuko imibereho yabo imugaragaza. Abitwa Abakristo ni benshi, ariko abigishwa ba Kristo ni bake. Muri iki gihe cy'iminsi y'imperuka, ibihe bigoye bizarushaho gushyira itandukaniro hagati y'abitwa Abakristo gusa n'abantu biyemeje kwigira kuri Kristo no kugera ikirenge mu cye umunsi ku wundi. Abo nibo bazabasha kurokoka igihe kiri imbere no guhagarara imbere y'Imana badakozwe n'isoni. Mbese uri umwigishwa wa Kristo cyangwa uri umukristo gusa? Gusenga. Mwami Yesu, shoboza kuba umwigishwa wawe, nkwigireho buri munsi. Amen.